Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Ndagushimira wowe tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana abane nawe. Nk'uko twabisabwe n'umwe mu bakunzi bacu, uyu munsi tugiye kurebera hamwe amazina y'abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, amazina magufi kandi agezweho, ariko amazina akomoka mu Baswahili. Ntucikwe ni mukanya. Izina Laurentine, izina Alodi, izina Melek, izina Kian ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye kwihangana. Ese waba uri umukunzi w'amazina yo mu Giswahili cyangwa se amazina akomoka mu Baswahili? Uyu munsi nabazaniye urutonde rw'amazina 20, amazina y'abana b'abahungu ndetse n'ay'abakobwa, ariko amazina afite inkomoko mu Baswahili. Nk'uko bisanzwe, turahera ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Turajya duhera ku izina ry'umuhungu, dukurikizeho izina ry'umukobwa. Ku mwanya wa 20 dufite izina Salehe, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Afurika mu Baswahili, rikaba risobanuye ibyiza. Kadukomereze ku mwanya wa 19 aho tubona izina Shani, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baswahili, gusa rishobora gukomoka no mu Baheburayo cyangwa se mu Buhinde, rikaba risobanuye ibitangaje cyangwa se utangaje. Naho ku mwanya wa 18 dufite izina Kalifani, ni izina ry'abahungu, naryo rikomoka mu Baswahili, rikaba risobanuye uwavukiye kuyobora. Ku mwanya wa 17 dufite izina Zarika, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Afurika mu Baswahili, ryakomoka no mu Barabu cyangwa se muri Egypti, rikaba risobanuye uwavutse neza. Kadukomereze ku mwanya wa 16 aho tubona izina Bahari cyangwa se Bahari, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baswahili, rikaba risobanuye umusare. Ku mwanya wa 15 ku rutonde rw'amazina 20 y'abahungu ndetse n'abakobwa, amazina afite inkomoko mu Baswahili, dufite izina Ayana, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baswahili, rishobora no gukomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ubwiza bw'ururabo cyangwa se ururabo rwiza. Dukomereje ku mwanya wa 14 aho tubona izina Zahur, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baswahili no mu Barabu, rikaba risobanuye kurabya cyangwa se kuzana ururabo. Kadukomereze ku mwanya wa 13 aho tubona izina Jaha, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Afurika mu Baswahili, rikaba risobanuye icyubahiro cyangwa se agaciro. Ku mwanya wa 12 dufite izina Ladi cyangwa se Ladi, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baswahili, rikaba risobanuye imbabazi. Kadukomereze ku mwanya wa 11 aho tubona izina Pendo, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Baswahili, rikaba risobanuye urukundo cyangwa se amarangamutima. Ku mwanya wa 10 dufite izina Zuberi, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baswahili no mu Barabu, rikaba risobanuye ushoboye. Kadukomereze ku mwanya wa 9 aho tubona izina Adia, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baswahili, rishobora no gukomoka mu Budage cyangwa se mu Balatini, rikaba risobanuye umwamikazi, ryanasobanura impano. Naho ku mwanya wa 8 dufite izina Faraj, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baswahili no mu Barabu, rikaba risobanuye ihumure. Ku mwanya wa 7 dufite izina Avana, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baswahili no mu Buhinde, rikaba risobanuye ururabo rwiza, ryanasobanura uburinzi cyangwa se ibyifuzo. Naho ku mwanya wa 6 dufite izina Yazid, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baswahili no mu Barabu, rikaba risobanuye gukomera, ryanasobanura kwiyongera cyangwa se ubwinshi. Ndagushimira cyane wowe umaze gukanda subscribe, wowe udahwema kubana natwe, wowe uduha like ndetse nawe sharinga video zacu.
muri abantu b'ingenzi cyane. Twandikire muri comment ku cyifuzo cyangwa se igitekerezo tugufashe. Niba utarakanda subscribe, uyu mwanya ni uwawe. Kanda subscribe, ufungure inzogera, ujye urushaho kubana natwe. Tudatinze kadukomereze ku rutonde rw'amazina 20, amazina wakwita abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, amazina afite inkomoko mu Baswahili. Kadukomereze ku mwanya wa 5 aho tubona izina Nala, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baswahili no mu Barabu, rikaba risobanuye intsinzi, ryanasobanura umwamikazi. Naho ku mwanya wa 4 dufite izina Kanayi, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Afurika mu Baswahili, rishobora no gukomoka muri Hawaii, rikaba risobanuye indwanyi ikomeye. Ku mwanya wa 3 tugana ku musozo turahabona izina Nia, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baswahili, rishobora no gukomoka mu Bongereza ba kera cyangwa se muri Ireland, rikaba risobanuye intego, aho ryanasobanura umucyo. Naho ku mwanya wa 2 dufite izina Johari, ni izina ry'abahungu gusa rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Baswahili, rishobora no gukomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umukufi. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina 20, amazina y'abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, kandi amazina agezweho ariko afite inkomoko mu Baswahili. Ku mwanya wa mbere dufite izina Zuri, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baswahili, rikaba risobanuye umwiza, ryanasobanura kwera cyangwa se gutungana. Turagushimiye cyane wowe waduhaye umwanya wawe, ntuzacikwe na video ikurikira.